ugiye gupfa, ahubwo Imana irimo irakwerekeza ahantu heza. Hanyuma y'ibyo, haleluya, akanwa kavuze ko ntacyo uzavamo kazongera gahindure kavuge ngo nyakubahwa, gahindura imvugo. Uwavuze ngo ni umushumba n'umuhererezi niwe wahindura avuga ngo Dawidi yabaye umwami. Uwavuze ngo ni Karosi niwe wavuze ngo Yosefu yabaye premier minister. Uwavuze ngo ka kazamu ka Morodekayi kaba ku irembo niwe wongeye kumutanga. Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe mwese aho muherereye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Imbere yacu turi kumwe n'abatumirwa, ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro reka dusabe umukozi w'Imana Vumiriya adushyira imbere y'Imana, hanyuma dukomeze na gahunda y'ibiganiro. Yesu aduhana umugisha. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, habwa icyubahiro ko wabanye natwe, wongeye kutugira ubuntu bwo kuboneka imbere y'izi kamera. Turasenze ngo ibendera y'ubutsinzi zamurwe, kunesha kw'Imana kube ku bantu bose badukurikiranye uhereye dutangize kugera dushoje. Unyemerere ubane natwe Mwana, tangirane natwe, usozanye natwe. Aba bantu tugiye kuganira batwungukireho, batugirireho umugisha, tubagirireho umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubana natwe, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Hanyuma mbere yuko dukomeza turagira ngo mwibwire abantu badukurikiye. Duhereye ruguru gatoya ndabona umumama mwiza wambaye ubusizi ubwiza bw'Imana. Reka twibwire. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo n'umwana w'Imana. Amahoro ya Yesu abane namwe, mwege mudahwema kudukurikira. Amazina ni yayandi niyamfashije Claudina. Ndi umubyeyi ukunda Imana n'abantu b'Imana. Abantu benshi bakunda kudukurikirana kuri Yesu ari ku Ngoma TV, ariko uyu munsi dufite televiziyo irenze imwe, Imana ni nziza TV. Harya cyane yitwa ni Ibihamya TV. Ibihamya TV. Bagende bajyeho bakandi. Mugende mujyeho rwose mukore subscribe. Imana ni nziza TV. Niyo ya Pastor Diane. God is good, is good. Ye kujya mbivuga mu Cyongereza. Wowe wakoze share ugakora God is good. like ugakora subscribe, turagukunda cyane. N'ubundi ushayiringa iki kiganiro kigere ku bantu benshi kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamare. Amahoro ya Yesu abane namwe. Amen. Amen. Aka twakire umukozi w'Imana nawe adusuhuze. Birashoboka ko hari abantu basanzwe bakuze, ariko hari n'abakubonye bwa mbere kuri izi kamera. Twagira ngo wongere utwibwire. Ni ukuri ndabashuhuje, ndabishimiye, ndabanezerewe mwese. Mwese abambonye ari ubwa mbere, abo dusanzwe tubana, haba ari kuri iyi mirongo, haba ari mu makanisa, mwese umugisha w'Imana ubane nawe. Mugiye kuganira na Vumiriya Jean Claude, umwana w'Imana. Yego. Mwese rero Imana ibaho umugisha. Biranejeje kubona muhuye kandi turi abakozi b'Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo muhumurize abantu banjye, mubahumurize, mubabwire ibyururutsa imitima. Iyo mbonye abakozi b'Imana, mubwire ab'i Yerusalemu bose ko intambara zabo zishize. Dutangiye neza. Amen. Ndumva ntangiye gufashwa. Bijya binezeza iyo mbonye abakozi b'Imana bampagaze imbere, cyangwa se turi kumwe n'abakozi b'Imana. Sinzi n'uwari biririmbye aravuga ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Mba niringiye ko abantu badukurikiye bagiye kwakira ihumure mu izina rya Yesu. Amina. Hanyuma rero ndumva ari muri urwo rwego niyo nzira tugiye kujyamo. Uyu munsi hari abantu badukurikiye byacanze, bameze nabi, abagiye kwiyahura, bari kubona ubuzima bwanze bwabarangiyeho, bari kubona mbese hariho n'umuntu, hari igihe tuvuga ngo abantu ngo byanze ubuzima bwacanze, abantu bagahita bumva umuntu wakennye uri hasi udafite ikintu afite. Ariko burya nabonye hari n'abantu bagenda baba mu mitamenwa, bagenda mu mamodoka, ariko byarabacanze. Ugasanga umuntu ari mu modoka ari kugenda kubitavura avuga ati yayobye atazi yava n'iya. Ugacana icyatsi ukabona bigicanye umutuku. Yego. Abantu kubera ko umutwe wawe byacanye danje. Abantu ntibajye babyibuka. Yesu ajya kugenda, umugabane ukomeye yatanze, aravuze ngo simba nk'uko abisi batanga. Abandi batanga amazu, bagatanga amasamu, bagatanga ibiki byose. Aravuga ngo ngewe ikintu sidafite nicyo kintu ngiye kuba. Aravuga ngo mbasigiye amahoro. Amahoro y'Imana abe muri. Bivuze ngo umuntu udafite amahoro ya Kristo Yesu, aho ari hose, nashaka abadukurikiye byamucanze. Hari abo bica
bicanga bakajya mu biyobyabwenge, hari abo bicanga bakajya mu kabari bavuga bati byibuze turebe ko twasinzira, ariko bwacya mu gitondo n'ubundi ugasanga yagarutse muri bwa buzima. Ndagira ngo rero uyu mwanya wa none aha twinjirire aho ngaho tubwira abantu b'Imana ibyururutse imitima. Reka duhere kuri Vomiriye. Reka tubwire abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, yego, nk'uko twabitangiye tubivuga, tuhumuriza abantu b'i Yerusalemu, b'i Siyoni, tubabwire abari mu Rwanda, mu bindi bihugu, ku migabane itandukanye. Zaburi iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ari ku bwacya mu gitondo, impundu zikavuga. Zaburi 118 ku murongo wa 17 yaravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Yesaya yandika muri 57 yaravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma nta mwana, nicyo gituma nkomeye, mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Haleluya, amen. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Dushaka kuvugana n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, tubabwire ngo umuntu wese ugihumeka uzabona agatima kagitera, uwo ni umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Icya kabiri, umuntu wese ugihumeka ukiriho, uzabona ukiriho, yaba asenga yaba adasenga, aba ari umukandida wo gukira. Yego, uzabona ukabona agatima kagitera akaba akiriho, aba ari umukandida wo gukira. Wari uvuze ngo hari igihe biba byanze, kandi bijya byanga, bijya byanga rwose, bikanga. Banakwita n'izina ryawe ukavuga ati muhindure munyite Mara, kandi witwaga Naomi, bikanga, ubuzima bugasharira bukarura. Ariko igihe kiragera amateka agahinduka, ubuzima bugahinduka. Murabyibuka yuko Imana yagiriye neza Rusi kubera ko yanambye kuri Naomi. Buriya nubwo wahura n'ibintu bigukomeretsa, ariko Imana iba yarakubikiye umucunguzi wa bugufi witwa Bowazi. Reka mbwira abantu b'Imana, haleluya, amen. Imana yakubikiye umucunguzi wa bugufi. Umucunguzi wa bugufi wacu Bowazi ni Kristo. Kristo niwe utwomora ibikomere ibyo twatejwe n'abantu n'ibihe na Satani n'abadayimoni. Yesu afite imbaraga zo kukomora, afite icyomoro. Amen. Ahari agahinda, ahari umubabaro, akahashyira umunezero. Buriya mu bintu turi buvugane n'abantu badukurikiranye, wakomerekejwe n'abantu, hari igihe uzaganira n'umuntu akabwira ngo abantu ngo si beza, ugasanga aratuka abantu kandi nawe ari umuntu. Ariko ni ikibazo, mwumve, ni ikibazo cy'ibikomere cy'ahantu anyuze, cy'ibintu yagiye ahura nabyo. Ariko ndashaka kuvugana n'umuntu udukurikiranye ufite igikomere, yatewe n'uwo yagiriye neza, yatewe n'inshuti ye. Murabyumva neza? Waba ari uzi waba ari utazi, igikomere cyose waba ufite, wakomerekejwe n'umuntu, kandi Imana igiye kukomora ikoresheje umuntu. Urumva, iyo Satani akomeretsa abantu akoresha abandi bantu, n'iyo Imana ijya komora abantu ikoresha abandi bantu. Iyo Imana ikubwira ngo nzagira gutya, nzakora ibi, ntugire ngo ibintu bizaturuka mu ijuru ubone biramanutse. Ntugire ngo umuceri uzamanuka mu ijuru ubone umanutse uguye mu gikari cy'iwawe. Ntugire ngo bizinesi Imana ivuga bizava he. Ibintu byose Imana ikubwira bicometse mu bantu. Uyu munsi ukwiriye kubwira Imana ngo umuntu ufite umugisha wanjye, ibiganza bifite umugisha wanjye biwure kurungereho. Niba hari n'umugisha w'umuntu witse umaranye igihe, ukwiriye kuwurekura ukawutarasifera kuri nyirawo. Murabyumva? Hari n'abantu bajya babonekerwa bakabwirwa n'Imana, Imana ikabahumekera ati girira neza runaka, ariko akinangira umutima. Aho ngaho niho nashakaga, naho ngaho abantu ukibinangira umutima, Imana ikamusanga ikamuha ni wowe ugomba gutanga, ariko yarangiza akinangira. Kuri aba bantu, kuki abantu binangira? Bameze nk'abantuzi, nk'abayona. Kuko urabivuze mpita nibuka, duhereye kuri nawo muvuze. Urabona igihe Rusi, igihe yabwiraga Bowazi ashaka umucunguzi, Bowazi yaramanje aramubwira ngo hari umucunguzi wa bugufi, ngo hari umucunguzi wa bugufi, ngo genda manze mubaze, ngo nimara kumubaza ngo natagucungura ngo ndaza. Uriya mucunguzi rero yarabyanze, kandi ariwe wagombaga kumucungura. Uzi ko hari igihe usanga Imana yohereza umuntu akinangira kandi yari afite ibyago. Umuntu akinangira rwose. Ese buriya hari umuntu yasengera imeze gute? No gusenga ubihubuzayo. Ariko nibyo kabisa, kuko hari ijambo ry'Imana nibutse muri yo rivuga ngo ubutunzi yamize bunguri, ngo ngo Imana izabuhubuza mu nda ye ngo aburuke. Ariko buretse isengesho ryo gusenga ubihubuzayo risengwa gute? Baryita iryo gutitiriza, kudakuraho.
kudakuraho, kuko urumva ubuzima umuntu aba arimo uba uri ahazamuka. Hari abantu bageze ahatambika kandi barabifite noneho ubuzima urimo rero ndakugereranya n'umuntu uri ahantu ku gapando. Ku gapando niyo wakora vitesi ya gatatu n'iya kabiri, akora vitesi ya mbere ahantu hagoye. iya mbere niba uri mu masengero ibintu mavuga biba bihanitse kugira ngo ubyumve, ariko ni abasengero barabona ubyumve. Yobu bari bamutaye ku gapando buriya ari igihe baguta mu ikorosi Yobu bari bamutaye mu ikorosi. Reka tubwire umuntu udukurikiranye hano ashobora kuba abona ko byatinze, tumenye ko hari n'igihe Imana yohereza umuntu ariko akinangira, ariko agasubizo tubonyemo ni ugutitiriza, gusenga isengesho ryo kubihubuzayo. dusanze ari ugutitiriza ugahora. Udatitirije nta kintu cyavamo. Ijambo muri Zaburi riratubwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Zaburi ya kangahe? Zaburi y'125. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Haleluya, amen. N'abantu biringiye Uwiteka nibo bagira imbaraga zo gutitiriza. Ntabwo umuntu wese yatitiriza. Ntiwabwira umuntu waraye mu kabari ngo jya gutitiriza Imana, icyo ni icyambere. Umuntu wiringiye Uwiteka akamwizera, uwo niwe uzatitiriza Imana, Imana ikamusubiza bwa butunzi bwiwe bafashe bakamira bunguri, abarozi bafashe ikabuhubuzayo. Yobu yamuhuburijeyo buriya. Njya nkunda ririya somo ryo muri Yobu. Yobu yamuhuburijemo ubutunzi. Abantu nibo bari bafite ubutunzi bwa Yobu, kuko abantu nibo bamutaye wa mugani muri feruje, niko umukozi w'Imana avuze, bamuta mu nzira, ari abanzi be kandi bari abakunzi. Abantu twita abakunzi bacu hari igihe aribo baduhinduka, bakaba aribo baduta mu nzira, kandi ari nabo bakanadufashije vumiri, aribo bakaduhaye no ku butunzi bwabo, barangiza bakahaduta. Ariko dushimiye Kristo ko atajya yirengagiza umuntu wamutitirije. Iyo utitirije ugatitiriza, hari igihe Imana ijya igenda ikagera no kuri ba bantu ikabagucira amande. Uzi ko Yobu yiyicariye agatitiriza Imana, Imana yarangiza ikamucira amande aba bantu bamutaye muri feruje, umugabo bita Elifazi na bagenzi biwe, yarangiza ikabaca amande. Oya, buretse uzi ko numvishijemo akandi kantu. Twahoze tuvuga abantu bajya binangira, Imana yabadutumaho bakinangira. None hano uratubwiye ngo iyo wasenze ugatitiriza, iyo Imana igiye kuza na babandi binangira, Imana ibaca amande. Indishyi z'akababaro. Yobu yaragiye aratitiriza uyu mugabo, aratitiriza, baragenda bamuvaho, nta n'uwari kumugirira impuhwe, nta n'uwari kumugirira imbabazi, yewe n'umwana n'umugore baragenda. Ariko Imana irangije irabireba ibyo byose, irabyitegereza, ireba gusenga kwa Yobu, iyumva gutaka kwiwe, irangije igucira amande aba bagabo bikorera ibimasa. Imana iravuga ngo nibabijyane kwa Yobu, umugaragu w'Imana, abasabire umugisha w'Imana. Imana izabaca amande, ntabwo dutinya kubivuga, izabaca amande. Muzane ibyacu mufite kugira ngo natwe tubaheshe umugisha nk'abakozi b'Imana. Ubwo reka twihanganisha umuntu udukurikiye abona byanze kandi avuga ngo yarasenze ntako atagize, niyihangana akomeza atitiriza Imana. Umunsi yaje hazabaho n'indishyi z'akababaro. Reka dusubire inyuma gato. Gusenga ntago babivuga, gusenga barabikora. Ariko reka dusubire inyuma gato. Hari akantu wari uvuze tugendeye kuri iryo jambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Bivuze ngo abantu Imana itabara ni abantu bayiringiye. None siko birivuga ngo ni Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Imana ntishobora gutabara umuntu utanayiringiye. Oya, ni Imana ya bose, ariko hari icyo bita umwihariko. None si ivuga kuri Esawu ikavuga no kuri Yakobo, ngo nanze Esawu nkunda Yakobo, urumvamo iki? Iyo Bibiri ivuga ngo ariko wowe noneho, iryo jambo rivuga ngo ariko wowe noneho, ubundi bivuze ngo Imana ntirobanura ku butoni, ariko iratonesha. Hari abantu Imana igeraho, icyo cyumve neza, hari abantu Imana igeraho igashyiraho akantu k'akadomo, nishyireho akitsa ahubwo ati buhagaze ubanze wumve ibintu uvuga kuri. Oya, noneho nawe urancanze, ubwo ugiye gutuma nanone dusubira inyuma. Hari icyo bitwaye, kubera ko n'ubundi turi mu kiganiro, ngewe ndimo ndabaza kugira, kandi kiri hano ni ukugira ngo dusobanukirwe. Turavuze ngo Imana ntirobanura ku butoni ahubwo iratonesha. Tugendeye ku ijambo rivuga ngo ni Imana yanze Esawu
ariko ikunda Yakobo. Hanyuma aba bana bose kibangiye ko bakiri mu nda, nkaho mumbwire Esawu azize iki? Ari mu nda, nta n'ikintu arakora ngo byibuze ngo tuvuge ngo nicyo azize. Esawu azize iki? Imana iyo ikureba ikureba wowe utaranabaho, papa we na mama we batarahura. Si Imana yaturemye se ngo baryamane. Iyo ibibona poroje muri wowe kandi wanyu ntibazi wowe icyo uzavamo. Gusa baraga twabyaye umuhungu twabyaye umukobwa, ariko ntibazi niba uzaba perezida cyangwa niba uzaba umwami. Ntabyo bazi. Ariko Imana yabonaga ko Yakobo azavamo igihugu. Nese Yakobo ntiyavuyemo igihugu cya Isirayeli, Esawu se ntiyavuyemo indwanya. ahubwo urumva tuvuge ko irobanura se, none se nakubwiye ko itarobanura, ahubwo abantu bose niwe yabaremye. Sibyo, urumva abantu niyibaremye ntirobanura ku butoni. Sibarema umva icyo Petero yavuze. Petero yavuze iki mu Byakozwe 10:37? Yaravuze ngo nukuri menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose. Iyo jambo ryitwa ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Iyo bavuga ngo ahubwo menye, birasaba nuko dusubira kwiga Ikinyarwanda mwana. Ubundi iyo usomye intuza uhita wumva icyo bashatse kuvuga. Ariko rero nanone aho ngaho turamutse tugiye kubikurura, none se kuki bamwe bari mu nda? Petero noneho we agiye kuvuga ko hagiyeho kuba imirimo yo kubaha, ukora ibyo gukiranuka Imana. None se abikora akiri mu nda? Abikora yavutse. Aha, hanyuma rero abantu badukurikiye mu mishinga y'Imana cyane byakugonga. Buriya niyo ngo Imana inize umuntu kuba ari ugukiranuka kwayo. Reka da none se niko gukiranuka kwayo. Uzasome Zaburi ngo yisha abami baho kuvuga imbabazi zayo, ngo yisha abami abantu ngo yishe runaka ngo umwami w'Isikogi ngo kubwo imbabazi zayo. None se kubwo imbabazi zayo Zaburi irabivuga nzayiba. Oya, hari igihe icyo cyo nanjye ndi kubyumva, hari igihe bikora kuko Bibiliya iravuga ngo ni Imana itanga ingabo. Umva vime, ni Imana itanga ingabo ngo zemere zipfe ku bwacu. Hari igihe ireba umuntu wayo ikareba ikabona hari ibimuhagurukiye, ikemera gutanga ingabo kugira ngo wa muntu abeho. Ibyo byo nabyo turabyumva. Ngiye nakubwiye ngo hari igihe kuba zifite inyungu zayo. Yego kabisa. Ibintu mvuga biba biremereye ukuntu. Hari n'igihe nakunezeza iharanira inyungu zayo byose bifite inyungu. Kuba yababaza Yobu irabonamo amashimwe yuko hari umuntu wayikomeyeho mu bibazo. Hari abantu bagiye bababara, Imana ibonamo icyubahiro n'amashimwe. Kuba Imana igira ku rwego kwirata mu nama mu gitaramo cyo mwijuru kavuga ngo ufite umuntu, ikabwira Satani ngo ufite umuntu, bivuze ko uyu muntu cyambere Imana imufitiye icyizere. Yego, murabyumva, twebwe twizera Imana, ariko Imana itugirira iki? Icyizere. Ntabwo Imana itwizera, ahubwo itugirira iki? Icyizere. Icyo kintu nacyo abantu bacyumva. Yego. So kuba yakubabaza rero ishobora kukubabaza ifitemo inyungu zayo. Niba imvura iguye ntabwo yashyizeho akayunguruzo ngo mvura ngo uzagwe mu mirima y'abakiranutsi gusa, igwa no mu rumogi hose ikagwayo. Aho niho handi twahoze tuvuga ngo ni Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Aho niho ibera Imana. Yego, kuba itavuga ati imvura yanjye ntugwe mu mirima y'urumogi, ikagwa no mu murima w'urumogi, no mu y'abarozi n'abagendera ku dutaro bose. Aha, tugera rero ku musozo. Hari n'igihe ari nabo baneza. Bareza ahubwo. Ndagira ngo tugere ku musozo. Twari mu kiganiro tubwira ngo duhumurize abantu, tubabwire ibyururutse imitima, kandi tubonye ko ari Imana igenda igirira neza abantu bayo. Hanyuma uyu mubyeyi nawe aravuga ngo ni Imana igirira neza ariko abantu bayubaha kandi bayizera. Hanyuma ubwo umuntu utayizera n'umuntu utayubaha udukurikiye muri uyu mwanya, hanyuma Vumiriya nawe aratubwiye ngo ni Imana ishobora kukubabaza ariko kandi bifitemo inyungu. Birashoboka ko hari umuntu udukurikiye akaba arimo gukubitwa ari kubabazwa, ariko humura n'ubundi Imana byanze bikunze hari igihe kizagera ikongera ikakugarukaho, kuko umuntu uwo ari we wese imubabaza ibifitemo inyungu. Hanyuma umuntu udukurikiye utayubaha kandi utayizera arasabwa iki muri uyu mwanya? Arasabwa gusenga, agasabwa gukora ibyo gukiranuka. Abisiraheli bakoze ibyo gukiranuka, Imana irangije ibagarukaho. Kuko igitabo, reka nsome iri jambo kugira ngo n'abantu wenda tutazajya tubabeshya, noneho dusoreze n'aha ngaha mu Kuva ibice byaho. Harimo abantu bemera babonye verisi. Hari abantu bajya bemera wa mugani babonye dusomera. Kuva ibice byaho ni 2 n'Ineneve rega nibyo barihanye Imana irihindura.
baravuga bati akira dusomere uyu murongo kuva ibice ni bibiri igice cya kabiri ku murongo wa 23 nibyo aravuze ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa ngarangije ngaratanga Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoreshaga ntabwo nzi uburetwa uri gukoreshwa ntabwo nzi uburetwa urimo uyu munsi wasanga ari uburetwa bw'ibyaha wasanga ari uburetwa bw'ibidakwiye bitari kukwerekeza mu nzira y'Imana komeza hasi barataka ngo barangije ngo barataka batakishwa n'uburetwa wasanga uri gutakishwa n'ubwo busambanyi umazemo igihe kirekire Imana itari kukubona ariko taka gumiza utake utakira Imana uyibwire ngo shaka kuva muri ibi uyibwire ngo shaka kuva mu byaha ngo barangije baratakwa kubera uburetwa babakoreshaga hari igihe bagukoresha ibintu nawe utabishaka wasanga n'ubwo rumujyi uri kuri runywa kubera agahato k'abadayimoni ariko kubera gutaka Imana ishimwe kurazamuka kugera ku Mana ngo gutaka kwabo kujya kuzamuka kukagera ku Mana Imana yumva umuniho wabo Imana irangije ngo yumva umuniho wabo yibuka isezerano ryayo yasezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana irangije ngo ireba Abisiraheli imenya ukuntu bameze Imana ikurebe mu nzira uri gucamo Imana ikurebe mu nzira zose uri kunyuramo zigoye wasanga uri kunyura mu bigeragezo bigoye wasanga uri kunyura mu bintu bikakaye bikomeye wasanga uri no kunyura yewe mu byaha ariko gutakambira Uwiteka kukazamuka kukagera ku Uwiteka Imana ikibuka isezerano yaba yagiranye nawe wowe waba warataye waba waravuye mu nzu y'Imana Imana ikongera ikibuka isezerano yagiranye nawe ikareba aka kanya twicaye muri iki kiganiro ikareba ukuntu umeze yamara kureba ukuntu umeze ikakwitegereza Imana ikwitegereje vuba haleluya yamenya ibigukwiye Imana ikwitegereje yamenya yuko ukwiye nyine kubureka ibyaha ugakora ibyo gukiranuka kubera ko ijambo ryatubwiye ngo abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhorohamye iteka ryose Imana ishimwe amen tugana ku musozo kugira ngo dukore finissage yego ubundi umuntu wese udukurikiranye arebe ibyo ari gucamo yego arahita amenya uwo azaba we ibintu byose ucamo nturebe ibyo uri gucamo urahita umenya ngo nzaba nde hirya y'ibi yego reka dusoreze ahangaha iyo uzaba ukomeye unyura ahakomeye Imana ikunyuza ahakomeye iyo uzaba umuntu woroshye unyuzwa mu byoroshye umuntu wese rero uri kurwana intambara zikomeye uri guca mu bintu bidasanzwe yandikeho ngo nzaba umuntu udasanzwe nzaba umuntu ukomeye nababwiye ngo iyo uzaba umuntu udasanzwe Imana iguhuza n'ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe iguteguramo kuba umuntu udasanzwe iyo uzaba umwami w'amateka urwana intambara z'abajenero abafisiya ba Goliyati urwana intambara z'idubu urwana intambara z'intare ntabwo ari iz'imbwa tworoheje ntabwo ari utuntu turi aho ngaho twa fake guhangana n'ibintu bikaze so umuntu Imana iteguramo kuba umuntu ukomeye unyura ahakomeye iguteguramo kuba umuntu ukomeye hari abantu banyura mu bikomeye bakiheba bakavuga tubu turapfuye humura ntabwo yambagiza yicaye ku ifarashi yambaye ibyera ndavuga Hamani urumambo yashinze arujyaho Morodekayi yicara ku ifarashi yambara white igihe kimwe bazagusanga ku irembo wicaye uri umuzamu muri Morodekayi ariko mu gitondo wongere kubisikana n'umwanzi wicaye ku ifarashi twari gusoza ikindi abantu bafite ibibazo ariko ngo iby'Imana yavuze bizasohora bite byishakira inzira naho inzira zaba zidahari irazikereye zikabaho Imana yakereye inzira iri vierge aho ugeze aho we Imana ifite inzira ziri vierge zitari zacamo abandi bantu kandi promosiyo yawe Imana yayicomeka mu mwanzi wawe igisubizo cya Morodekayi cyari kiri muri Hamani iyo Hamani atamuvuga ntabwo Morodekayi yari kuzigira azamuka n'abayuda yari kuguma ku irembo kuva haleluya ntiyari kuzahava igisubizo cya Esiteri gicometse muri Vashiti iyo Vashiti adasuzugura
ntabwo Esiteri ntabwo Esiteri yari ku mwamikazi. Igisubizo cya Dawidi gicometse mu Mufilisitiya mu ruhanga mu bunini bwe. Igisubizo cyane ko mutavuga nta bandi muzi. Igisubizo cya Yosefu gicometse muri bene se. Hari igihe ibiganza bikunaga bizi kugiye gupfa, bikunaze mu rwobo, kumbi biri kuguha transfert ikwerekeza ku ntebe warose. Kuri ya ntebe warose. Mu rwango mwanza kwanga hahishemo ineza y'Imana. Haleluya. Mu biganza byose byakunaze hari ibiganza bigutegereje, hari amaboko y'Imana agutegereje kugira ngo akuramire. Amen. Humura, aho aya maboko akunaze ntabwo ariho uzagwa. Ikindi reka twihanangiriza abantu hatagira ngo wenda hari n'ibindi, ntabwo rwose wiyumvamo umwuka wo gusapotinga abakozi b'Imana, dusapotinge. Ikindi tubwira abantu, umuntu wese uzakubwira ngo utamfite ngo ntiwabaho, ngo nijye ukubeshejeho, uwo yaribeshye yarashe imbogo. Umva agiye wabaho, kuko utaranamubona wari uriho, n'ubu ugiye nabaho. Urumva neza, ni byiza ko ngufite, ariko unavumbuye ukagenda hari amaboko yahabaye abantu badahari. Amena. Imana ibaho umugisha rero, mukomeze mugire ibihe. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, urakoze cyane. Mbanyemo ikintu gikomeye kivuga ngo ibyo uri gucamo bingana n'icyo uzabacyo. Hari igihe umuntu ahura n'ikintu none aha ejo agahura n'ikindi, ejo agahura n'ikindi, gasigara avuga ngo ariko njyewe Mana, ariko njyewe Mana. Bivuze ngo wongere wisuzume ibyo uri gucamo bingana n'icyo uzabacyo. Hanyuma reka dusezere, kandi turabashimiye cyane. Musezere abantu b'Imana, dusoreze aha iki kiganiro tuzagisubura. Iki kiganiro tuzagisubura.